agahu kabonye umunyutsi ni nyuma yuko uwo tuzi nka MK yibasirwa n'impande zombi z'abagambanyi. Gusa uyu munsi ibintu byose birimo kugenda bisubira mu buryo gusa nanone ubugambanyi ariko burushaho gukaza umurego. Uti gute? Mu buhe buryo? Bamwe mu bicanyi cyangwa se uwo tuzi nka Tiger na Diamond nyuma yuko bava kuri MK uyu munsi bahawe akazi ko kuba bahangana n'uwo tuzi nka MK nyuma yo kubima akazi ndetse no kubereka gasuzuguro gateye ubwoba. Gusa umusore udapfa gukangikwa uko yiboneye MK ufite confidence nyinshi cyane ndetse ufite amasuzuma menshi cyane yagiye anyuramo cyane cyane nk'abo bagerageje kumwica kugeza uyu munsi nibo atangiye kuba yakwigaranzura ari nako bajya kwifatanya cyangwa se kwishyira hamwe kugira ngo babashe kumurwanya byimazeyo. Gusa uwagaragara nk'ishishiri cyangwa se nk'umunyorogoto aka kanya atangiye kuba yakura imitima y'ibihangaje cyangwa se abantu bumvaga ko bashoboye ari abanyamibare bahambaye. Bucece Watuzi nka MK arimo kugenda yigaragaza gake ndetse ibintu bye bikomeza kuba byajya mu buryo kabone nubwo abagambanyi cyangwa se abirukanwe muri kampani batangiye kwifatanya n'abicanyi muri rusange kugira ngo bahurize hamwe umugambi. MK nawe ariko yinjira muri government atanga ibirego by'ibibazo afitanye naizi rubanda cyangwa se n'abantu batari beza bashaka kuba bamusubiza inyuma. Muri rusange uwo tuzi nka Morgan akomeje kuba igikoko. Gusa burya bavuga ngo ubugabo si ubutumbi kuko buriya imico arimo kugenda agaragaza cyane ku bana be uretse no ku bana be ndetse no ku bantu benshi cyane basa naho baziranye cyangwa se bagonganira mu kazi ntago ari myiza kuko ishobora kuzamusiga habi cyangwa se mu nkiko bikamuviramo ingaruka z'abagomba kumushinja amakosa ye. MK rero reka dutegereze episode ikurikira kugira ngo byibuze aze kutwemeza.